Murinzi Patricie n'umukecuru utuye mu karere ka Rwamagana aho atakambira inzego z'umutekano ndetse n'inzego zose zibishinzwe ko inzu yiwe iri hafi kumugwaho n'inzu abanamo n'umwana wiwe w'umukobwa ndetse n'abuzukuru biwe. Mu ntandaro zo gusenyuka kw'iyi nzu nuko ngo hashize imyaka igera muri 4 hari umunyamabanga nshingwabikorwa tutifuje kuba twavuga kuri mikoro z'Ishangire Donishangi TV ngo wamusabye ibihumbi bigera muri 500 ayo mafaranga yabura inzu yiwe igahita isakamburwa. Twarubatse nyine baradusenyera, twari twabyubahirije ahubwo nuko yaje akaduca 500 tukabibura. Hari mu kwezi kwa 10 ku itariki 10 2020, mu kwezi kwa 6 kwa 2021 none ndongera ndasakara ngurisha inka ari muri iki kiraro, ndasakara maze gusakara hashize iminsi 3 nibwo yahamagaye abandi bafundi b'ibicumbi baraza none barashwanyiguza neza nawe akajya afata amacaka akubita mu birahure igiti y'Umurenge. Aha hantu turahatuye, turahaba ubuzima bwacu bwose. Iyi nzu tibamo turi abantu 5. Mbonye ubushobozi rero ndavuga nti reka ndebaho umuryango wanjye nawushyira ndubaka ku mugaragaro ku manywa y'ihangu si ninjoro ntago nari nihishe. Inzu tuyimaze icyumweru tuyibamo. Gitifu w'Umurenge aramanuka witwa Rwagasana Jean Claude araza arambwira ngo nimba mfite 500 ndayigumamo, nimba ntayifite arayishyira hasi. Ibyo niko byagenze. Yaraje aca mu baturage hano arabwira ngo nibayisenya, abaturage barabyanga, ajya kuzana abandi bantu tutazi aho yakuye barayisenya. Iyi nzu rero tuyimazemo imyaka 4. Yari yubatse isakaye ihomye ikinze imbere n'inyuma. Uyu muryango uvuga ko asubijwe inyuma n'ibyakozwe, ariyo mpamvu rero ngo bamaze imyaka 4 yose baba mu nzu idasakaye, ndetse kandi ngo imvura iguye biyorosa amahema n'ababati ariko bikaba iby'ubusa bagahungira imvura mu kiraro cy'inka. Aho turara nyine twegewe n'umwana w'umuhungu n'abana b'abahungu ntago tugira aho turara n'injoro y'imvura iguye. Turasohoka tukaza muri iki kiraro, dore kari akaba tureba kegetse hariya. Umuhungu wanjye akarambika muri wese akagenda kugamamo, icyumba ndaramo amazi yose aratemba kareka makuzura. Uko uyireba niko tuyibamo kuko ntandi dufite twajya. Twafasha amabati dukingirizamo hagati. Ariko ni nyirarusheshwa n'ubundi birava. N'injoro y'imvura iguye ubwo nyine dufata shitingi tukiyorosa n'amabati. Rivugira ko kandi ngo ubuyobozi bw'umurenge bw'ubu bwahageze nibwagira ikintu bwabikoraho, ndetse abaturage baturaniye n'aba ngaba bakomeza bavuga yuko ngo bafite impungenge z'uko bazasanga iyi nzu yabaguyeho kandi ubuyobozi bubizi. Arabizi Gitifu w'Umurenge uriho arabizi, we yarahageze arabireba abura icyo kubikora harongera arigendera. Biduteye impungenge n'ikibazo iyo tubona banyagirwa gutya ari umuryango ungana gutya nuko natwe bidutera ubwoba. Kuko urabona umuryango w'abantu 5 cyangwa bangahe bari muri iyi nzu, n'izi imvura zose ureba igiye kugwa n'ubusanzwe ibitijwe byashyizeho bitewe no kumungwa. None uyu munsi byose tugasanga dore n'ibyondo durubone byose ko birimo kugwa, uzasanga twebwe umudugudu ari utw'umuturage tugize ibibazo kandi byarabaye leta ibireba. Twaraje gutunganya inkuru ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana butaradusubiza ku bibazo nyine by'uwo mubyeyi Patricie twari tubajije nyuma nyine yuko kuva 2020 ngo aba mu nzu idasakaye kandi ikaba yarasakambuwe n'uwahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mwurire mu mwaka wa 2020. Zamu Daniel umunyamabanga nshingwabikorwa uriho ubu ngubu umurenge wa Mwurire yakomeje atubwira yuko ngo basabye uyu muryango kuba wava aha hantu, ariko uyu muryango urinangira cyane ko ngo bakomeje babwira yuko ngo ahantu hatari mu miturire, ndetse bababwira ko bagiye kwakodeshereza inzu, ariko uyu muryango uranga urinangira, ndetse kandi bakomeje babwira yuko ngo bakagombye kuva aho ngaho bagashaka kandi hantu bajya kuba, ariko barabyanga nabyo. Ntago ari aho gutura. Uyu muryango ntibimenya n'ibyo ubuyobozi bw'umurenge buvuga, cyane ko urarangajije amaso muri uyu mudugudu ubona hari amazu mashyashya ari kubakwa, ndetse kandi tukaba twibaza ikintu kizakorwa nyuma y'uko hagaragaye urupfu cyangwa se ibyago kuri bano bantu kandi hari icyo gukorwa hakiri kare. Turi nk'ahantu nka 50 twazanye ibikoresho byacu twasa kobe tunavunitse tunagowe pe, twatungwa no kubona atatwishyuye amafaranga yacu yose. Ingo zabayishyize tubwira zaraturaguritse bitewe n'ubutaka twagendaga twasa, none se wagize ngo ibi ngibi bimaze gusibangana.
Abaturage bo mu karere ka Ruhango barasobanura ikibazo cyabo bavuga yuko ngo haje umuntu batazi abasaba yuko ngo bacukura hafi y'inkengero y'umuhanda mugari, ndetse kandi babwire ko ngo hagiye kunyuzwa internet cyangwa se umuyoboro wa internet ugera ku Kanyaru, ndetse kandi icyo gihe ngo yaraje hasiga ibikoresho, amaze kuhasiga ibikoresho nyuma yaho ariko abandi baraza barasiba, ndetse uwo muntu baza kumubura bamuburira irengero, ariko ngo yashize ibikoresho ngo nyine byari kwifashishwa hatanga cyangwa se hakwirakwizwa umuyoboro wa internet. Ibi rero nabyo barabisobanura. Bacukuye imiyoboro tuzi ko tuzahembwa, baraza baduha avance y'amafaranga makenya, baranje barigendera, tugiye kubona tubona nyuma haje abandi basiba, toramari twaramubuze kwa ko nawe tukibona munyara yaraducitse yarigendera. We bari bafuri mangahe? 7,000. Cyifuzo nuko twarenganurwa bakaduha hasigaye. Bakuri mangahe wowe? Bandi 5,000. Bagenzi bawe bagiye babari mangahe? Bagenzi banjye bashaka bari marenze 5. Niduhuza umugambi tuzabitwara pe, kwa ko nago tuzamburwa burundu. Biriya kubitino isungubu twe tuzabigenza gute mutadukorera ubwo buvugizi. Birabitsinga byabo bazanye batarimo kutwishyura tuzabitwara. Twabijyana ku buyobozi. Noneho bakazaza bareba ubuyobozi, noneho bwa buyobozi bukatwishyurira. Ikibazo dufite nuko turarira ibi ngibi tukaba tudahembwa. Ababirambye cyangwa bavuze ngo tubicunga mbega tubitagira icyo bizaba. Tuba dufite ubwoba yuko bagiye badufunga. Tubana uruhande babijyane bareba aho babijyana bijye mu kigo bajye babirariraho. Nanjye kiriya kintu kirambangamiye, kiriya gisinga gihari, kuko nanjye iyo hagize ukomangira ngo nicyo batwaye. Ubwo rero icyo gihe nanjye ntabwo mbasha gusinzira, ni nkaho tukiraririye kuko n'ubundi ntabwo nasinzira kihari. Izo umushoramari ninde yagize ikihe kibazo? Umushoramari ntitumuzi. Twagerageje kuvugisha Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, itubwira yuko ngo kompani yari ifite mu nshingano kuba yakora uyu muyoboro wa internet cyangwa se uyu muyoboro nyine w'ikoranabuhanga, ngo ari kompani yitwa CCECC, ngo yabashije kubahereza aba bantu akazi, ngo yari mu nshingano zo kuba yasana umuyoboro yari yarangirije umuyoboro nyine wa internet ugera ku Kanyaru. Masi Ndayambaje ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga ndetse na Innovation, nawe agaruka atubwira ibi ngibi. Ubundi mbere bari abaturage barishyurwaga neza, ubu icyo turimo gukora dufatanije na Liquid ni ukumenya impamvu mu gihe bahavaga basigaye bagiye hari amafaranga babarimo. Ubwo icyo nitumara kukimenya ni ukongera tukamenya ngo ese bari gukora iki kugira ngo bari abaturage bishyurwa. Ku bijyanye na biriya bikoresho bigihari, twamaze kumvikana ko na Liquid igomba gushaka uburyo ibihavana kugira ngo ejo bitazateza n'ikindi kibazo cy'umutekano mucyo, wenda hari abantu bashaka kubyiba cyangwa babijyana mu bindi. Bemeye ko vuba rwose bazahita babihavana. Iyi kompani si abaturage gusa yambuye, kuko ngo yangirije n'inzira z'abanyamaguru ziri ku muhanda munini ndetse n'utuyira tugenda tujya mu ngo z'abaturage. Ndabashimiye cyane uburyo mwabanye nanjye muri aya makuru. Ngewe nitwa Clement Kwizera, iyi ni Ishangi Radio, Ishangi TV, Ishangi X TV, Ishangi Focus TV, ndetse kandi mudukurikira cyane kuri internet munyuze kuri Google, muragenda mukandika ijambo Ishangi /rwa, ubundi ibikorwa byacu byose mukabikurikirana gatanu kuri kagenzi kako.